iyo ubisanga ugasanga itorero ntirizashobora guhagarara muri ibi bihe wari kuba wararitwaye, ariko ubw'itorero rigihari nuko wabonye dufite imbaraga zo kubitambukamo. Ndasenze kugira ngo umuhungu wawe n'umukobwa wawe wenda kumiranwa n'ibihe umwuzuza imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, iyo ubona tutabibasha, twari kuba tutakiriho, twari kuba twararuhutse, twari kuba turuhukiye mu gituza cya Aburahamu, ariko wasanze tubibashije, usanga tubishoboye. Wemera ko tubaho mu gihe nk'iki kuko wasanze hari imbaraga zawe zizabidushoboza. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje ngo tugaburirwe, turasamye ngo utwuzuze ibyawe, tukuzamure amaboko, tugusukiye imitima, tuje ahuri kugira ngo utwuzuze. Wasanze ari twebwe ngabo wakoresha mu gihe kigoramye, mu gihe kimeze gutya. Utwizerera muri iki gihe nkuko wizereye ba Pawulo mu gihe cyabo, ukizera ba Petero mu gihe cyabo, ukizera ba Daniel mu gihe cyabo, niko wasanze twebwe n'amazina yacu, twebwe tumeze gutya, n'imivukire yacu n'imihindukire yacu. Uratuzi ntiwatwibesheho, ariko wasanze iby'iki gihe ari twe tuzabibamo ndetse tukabibasha. Turaje ngo utugaburire uduhe kuri izo mbaraga waratugeneye. Igihe wasanze tuzakora muri iki gihe, hari n'imbaraga z'iki gihe wari waratugeneye zingana Mwami n'ibyo ducamo n'ibimeze gutya. Turasenze Mwami waba kugira ngo umuntu wese ubyukiye imbere yawe ahure n'izo mbaraga, ahure n'ubwo bushobozi, agaburirwe nawe, ashigikirwe nawe, yubakwe nawe, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo muhagarane muri iki gihe gisa gutya, iki gihe gisa gutya, tutagukojeje isoni, tutakugayishije, ahubwo twahindutse ibikoresho mu biganza byawe, ibikoresho ukoresha gusenyera Satani, ibikoresho ukoresha gusenya ubwami bw'umwijima, ibikoresho ukoresha kubohora imbohe, ibikoresho ukoresha kubatura ababaswe, ibikoresho ukoresha kugaragaza icyubahiro cyawe.